Muhawe ikaze mu makuru yacu y'uyu munsi. Mu karere ka Kirehe umukecuru w'imyaka 82 yishwe atemaguwe n'umugore mugenzi we, birababaje kandi biteye agahinda. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 23 Ukuboza 2024 mu karere ka Kirehe, umurenge wa Kirehe, akagari ka Kirehe, umukecuru witwaga Mukasanga Cesari yishwe atemaguwe n'umugore w'imyaka 32 y'amavuko, amukekaho kuroga nyina washyinguwe ku cyumweru tariki ya 22 Ukuboza 2024. Byatangiye ubwo aba bombi bari bari kwirimbi, uwo mugore ngo yahigiye kuzihorera, dore ko ngo yashinjije Cesari ko yabanje kuroga se nawe waje kwitaba Imana. Nuko mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere azindukiye arubika ku isaha y'isa moya, aramutemagura kugeza mwishe, ahita yishyikiriza polisi yo muri ako gace. Ubundi bwo yarageze kuri sitasiyo ya polisi ahobera ibendera ry'igihugu. Abaturanyi ntibemeranya n'uyu mwicanyi, bo bavuga ko uwo mukecuru hari ubwa mbere bumvise ko yarogaga, kuko ntabwo bari babimuziho. Uwo mukecuru kandi wapfuye kandi niyishwe n'uburozi ngo kuko yari arwaye. Ubuyobozi nabwo bukavuga ko ibipimo by'abaganga byagaragaje ko yishwe n'indwara y'ibihaha. Si rimwe si kabiri inzego zitandukanye ziri mu buyobozi hamwe n'iz'umutekano zihora zigira inama abaturage ko umuntu wese ufitanye ikibazo na mugenzi we agomba kwegera izo nzego zikabafasha, ubundi ibibazo bari bafitanye bigakemuka. Abaturage batandukanye bose bagarutse kuri uwo mwicanyi bavuga ko nawe agomba guhanwa byihanukiriye, ngo kuko nawe yishe uwo mukecuru wabo, kandi ibyo byo kuroga batari babimuziho, ngo kandi uwo mukecuru bamukundaga ku rwego rwo hejuru. Ndagushimiye wowe twabanye mu makuru yacu uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, reba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ukandeho n'akazogera kaza no kunugasige nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa. Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku munsi. Amakuru yo nakagaruka.